Amavubi kubusa bwa Seychelles. Abeta na equipe nationale na Rwanda biso to ebi yenda kobeka 2-0 bakongole biso to kobeka bango makasi bango baida kibiso bakokima kibiso na Rwanda biso to zela sécurité na biso ataka la président Mokonzi président Kagame biso to sepeli so kia mona kibiso na stade Nani waje komba kwa demo singani ichi komba nani waje komba kwa demo singani ichi komba ushize ni wambaye dukangira nakubwira ni ezide equipe n'uru wala chat ariko biterwa na mwarimu biterwa n'amafaranga namuhaye twigeze kurya inuma imwe turi abakinnyi 18 koga n'amazi yawe uyintu mwarimu arakubwira ati niba ari ibitego bitanu niba buri imbere y'izamu wenyine abagishyira Okay, tumaruka kuri stade Emirates Stadium. Ikipe ya Chelsea ndetse n'ikipe ya Arsenal. Eden Hazard الجوهرة البلجيكية. Sport is a teacher of values, focus, sacrifice, humility, teamwork, and honesty. Kuri mwese igitondo cyiza cyane kuri uyu wa kabiri tariki ya 20 ziruziye neza ukwakira 2020 Pretty Woman Rude Boy niyo tuzinukanye muri iki gitondo urugo rw'imikino rutangiranye n'akanyamuneza nk'ibisanzwe nita Pati Abarugira rego baramutse neza Pati akanyamuneza uragafite se meze neza nta kibazo ndashima Imana n'amahoro ubundi iyo turyamye tukabyuka nta kindi tuba tugomba kurenzaho nyine no gushimira Imana cyane kuko ubu hari urwaje wagize ibyago utaraye neza ariko buryo uryamye bugacyara amahoro ni ibintu byo gushimira cyane. Kera ni igitangazamakuru mu buryo bambwiye harimo gusekera mikoro wababaye baba wishimye rero icyo ni ikintu ubundi kigomba kuranga umunyamakuru umva kamera cyangwa mikoro no kuvuga ngo waba uvuye utariye waba ugeze mu nzira akagira ikibazo kivuka iyo ugeze imbere isakaza amajwi nisakaza amashusho ugomba kumwe ahubwo abandika buriya nabo bamwenyurira ikaramu cyangwa mashini ikaramu yahindutse mashini kuko itamwenyuriye no mu byo wanditse bigaragaramo bitabigaragara ko utishimye kandi burya intego nyamukuru ituma ibyo umuntu ari bimwe mu byo yigishwa mu itangazamakuru muri byinshi nuko ufite abo uri kubwira cyangwa bagukurikiye rero umuntu ugomba kumushyira muri mood nziza uri muri mbi mufashe kujya muri nziza uri muri nziza nawe utamukura mu mwuka ibi biranareba ariko ga n'abantu bakora kuri za reception bashiki banjye n'abasaza banjye customer care abantu bakora kuri za gishe muri banke abantu babarimu samuya aba waiters mu ma restaurant muri bar abakora mu mabara muri za hoteli ibibazo ufite wibitura umukiriya ntakene no kubimenya ubundi ugiye gusohoka mu nzu wagakwiye kujya nko mu nguni gutyo ahubwo tubisigara ahangaha ibyabura ibibazo ibyo turi ku isi yego hari igihe kaminuza ari ko umwana kaba kabuze wajya kuri reception ugatangira gutera imibare gatangira gutera imibare umuvandimwe agahita yinjira gusekera yagusekera ukamwuka inabi akazi urimo urakica kandi hari abandi bagakene kandi bagakora neza icyo ugomba kukizirikana ubwo ibyo tubibwire n'abamotari n'abashoferi kuko n'abakonvoyeri bakibaho hari abakibaho se ntabakibaho n'abatwara n'abanyonzi umuntu wese wakira umukiriya mwakire neza birengagije akabaro ufite abasekirite ndabakunda cyane niyo bantu bahora bafite akanyamuneza ahantu hose kandi ari igihe bitameze neza bafite disipurine ahantu hose ari abanye disipurine bagira sana urumva bagira icyubahiro kidasanzwe twakigiye ku basekirite kandi n'abasuhuze muri iki gitondo nyine bamwe mu bantu nkunda rwose ubona ko bitangira akazi kabo bari propre barakeye urumva ibibazo byose babiteretse ku ruhande
bitangiye akazi cyane ko nta muntu utagira ibibazo buriya pati ntibazakubeshye niyo mpamvu bajya kubwira ngo biba byiza iyo wifuje kuba wowe kurusha uko ureba mugenzi wawe ukifuza kuba we kuko hari igihe akwikoreza ibye tuvuga ati Imana mfasha nongere nibere ngewe nuko gahunda ziba zimeze rero kabara gaciyemo ubundi urubuga rw'imikino uyu munsi ruragaruka ejo bundi tariki 24 komite nyobozi y'inzibacyuho ya Rayon Sport irasoza imirimo ese waza kubaza uyiyoboye aho gahunda zigeze ubundi amatora yo barayateganya ryari yazakorwa gute abari batangiye kwibaza iki kibazo kubera ko harabura iminsi 5 gusa kugira ngo uko kwezi bari bahawe kurangire muri APR Football Club nabo birumvikana basubukuye iyi myitozo ariko mu kwisubukura baratangariza yuko bashaka gushyira ikipe y'abagore bigeze ko bafite ikomeye rwoga urabindusha bigeze gutera umupira 2007 ayo makuru niyo agomba gutambuka kuva mu mwaka wa 2007 kugera mu mwaka wa 2013 sha yabaye ikipe ikomeye APR icyo gihe yari ifite abanyamahanga yagiraga abagandekazi ikagira abakongomanikazi n'intoranywa nziza n'abakinnyi beza b'abanyarwanda bakinaga mu ikipe ya APR yabaye ubukombe ku buryo ndibuka equipe nationale yahamagaye 2008 bitatu bya kane nimba ntibeshye byari bigizwe n'ikipe ya APR n'ikipe y'igihugu yari ikomeye cyane yari equipe ikomeye itozwa n'umutoza Kayitesi uyu munsi yari muri equipe ya Kigali y'abagore yari equipe ikomeye itwara ibikombe bikurikirana 2007 2008 ariko Hano Rice Kigali ndavyo. Kigali yari iciriritse. Ahubwo bigeze 2009. Nibwo Kigali yazamuye. Kigali nibwo yazamukanye umurindi ko nibwo yitwara igikombe cya mbere. Kuva icyo gihe rero kugera 2010 bigeze 2013 ngira ngo ubuyobozi bwa APR bubone ikipe itagitwara ibikombe ariko by the way n'ubuzima nabo bwari bumaze guhinduka. Kuko APR y'abagore no yaje igira handi babaga igikondo baba ahantu hamwe ziriya bisi za APR n'ubundi arizo zibatwara. Yewe nubona ikipe iryoshye kabisa. Kwiga biga ahantu hamwe ariko ubuzima butangiye guhinduka. Kigali maze kubigaranzura itangiye kubatwara ibikombe nyina w'umuntu natangiye kurekirita abona abakinyi beza umujyi wa Kigali umuha amafaranga 2013 barazibukira equipe barayisenya ivaho gutyo uyu munsi rero amakuru meza nuko ikipe ya APR y'abagore kira kabashobora kubigiye kugaruka amakuru meza tuza gutangarizwa namwita umuyobozi wa APR kuko niwe mu nshingano muri no minsi undi dutagereje ko biba official nubwo bitaraba official ariko no muyobozi wa APR ubundi amakuru mfite nuko kuva mu kwezi kwa kabiri ari umuyobozi mukuru wa APR rwose umuyobozi wa APR araza kudusobanurira hari n'akabaruwa gaherutse kubacika yasinye nk'umuyobozi mukuru barakabonye hanyuma tuvuye aho ngaho habura iki mu Rwanda habe ligue y'abakinnyi mu Rwanda bigenda kwari nayitegura amarushanwa nkanga za champion usanga ibiri technique byose ro babishinzwe nibyo twavugaga ku munsi w'ejo tugaruka ku nteko rusange iyo haba hariho ligue naga abanyamuryango bakabaye bava mu nteko rusange bimyoza bijujuta koko Ferwafa kuba ari boss uri hariya hejuru yirebera ibijyanye n'amarushanwa na development no kumenya ngo abana hepfiriye bateguye batebyifashe bite hanyuma mukaza mukirwariza muri ligue mugahurira mu nteko rusange mugakubitana imitwe kugira mwemeje ikigomba gukora haraburi iki rero ubuyobozi muri Ferwafa nabwo turabwakira umunsi budusobanurire biracyadindiza cyane iterambere rya ruhago hano mu Rwanda mu bindi biri kuvugwa birumvikana ku buryo bw'incamake Abedi warutegerejwe muri Rayon Sport yerekeje muri AS Kigali akubutse muri gikombe mu gihugu cya Zambia ese turayitaga papu sinzi buryo abariyo muza kubyakira Habimana Sosthene akunda kwitwa Rumumba agiye gusimbuzwa mu Magaju kubera ko umwanya atari kubona kandi ubuzima bugiye kugaruka mwanya munini ari kuha Amavubi hari amazina 3 ashobora gushakishwamo uwamusimbura ese ninde mu kanya gato cyane etese yapimisha abakinyi bayo kuri uyu wa kabiri COVID-19 nako kandi Musanze nawo bamaze gutangaza neza cyane bita Cyuvi bagiye gukorera umwiherero vuge neza mucuve yavuze mu Cyuvi ni mucuve niho bagiye gukora ariko mucuve nkende kwagera nani ari amahumbezi ameze neza ndenda hanze Musanze nayibayeho nayibayeho mucuve ni sawa cyane mucuve ni sawa
arya amahumbezi aturuka hejuru mu birunga. N'abahungu ba Trump rero bagiye gukorera umwiherero bitegura nabo nyine shampiyona izatangira mu kwezi kwa 12. Shampiyona basketball irakomeje, imikino yose kwa kabaye. Mugenzi wacu araza kutubwira ibyaranze mu by'ukuri umunsi w'ejo ari umunsi wa kabiri, ndetse n'umunsi wa gatatu utegerejwe kuri uyu nyine wa kabiri. Imikino yose ni mu kanya gato. Shampiyona volleyball bidasubirwaho ni tariki ya 28 Rigoga z'uku kwezi. Ikibazo no kumenya izabera ya kuko kugeza ubu bategereje kureba nimba biza gushoboka ko bakinira Petit Stade, bitabaye ibyo bakazerekeza mu majyepfo ahabwa amahirwe cyane gukinira muri gymnase ya Gisagara, bitewe nyine no gukomeza kwirinda COVID-19 n'ingamba bagomba gufata no gukurikiza ibisabwa. Ikipe ya Musanze barajya nabo mu mwiherero. Hanyuma kandi mu bindi bikomeje kuvuga mu Rwanda ni basketball nyine tuza kugarukaho, ariko kandi UEFA Champions League iragarutse. UEFA Champions League iyi ndirimbo yijemo numva ubushagarira ubusportif bwawe tubushidikanyaho cyari ikibazo. hari anthem ebyiri iyo zicuranzwe, hari iya CAF tabinyibutse ibihe by'Amavubi muri stade Amahoro, ukabona abakinnyi barinjiye ukatuvuga ati hano hari intsinzi mu bihe byashize, ubundi bagahita bazamuramo akarimbo ka rero mukuru k'Amavubi. Icyo gihe rero hajemo iya UEFA. Iyo ufitemo ikipe utangira kuvuga ati mana yanjye turahatambuka, ariko igihe muba muhagaze kigabo ukabukizera ko muza gutsinda. Uyu munsi rero kera kabaye sezo ya 2020-2021 muri UEFA Champions League. Imikino iraza gutangira gukinwa, ariko pati umukino abantu bose bategereje ari abafite iminzani, ari abafana nyakuri, na equipe ya Manchester United igiye gusa ikipe ya Paris Saint-Germain idafite Maguire, idafite Edson Cavani, ariko kandi heruka yitsinda. Ihereka yitsinda ashize umwaka umwe n'igice, ariko burya si buno nyuma yo Paris yakinnye finale ya Zirige. Paris idafite Verratti, ariko Mbappé arumeze neza, naramubonye muri weekend. Niyo vuga ngo Mbappé, Neymar na Di Maria no bayoboye ubusatirizi. Utamva ko ikipe ya defense ya Man U biraza gufata Mbappé. Yoze biragoranye cyane. Dufite yo umugabo dukunze kudufasha gusesengura imikino ya Champions League amwita Frazier. Turamuhamagara nk'uko hari mu by'ukuri sikafi yabaye saa 3, ntabwo biza kubishya Zirige hariya. Byose araza kubitubwira n'imikino yose hari muri iri joro. Shampiyona y'Abongereza yari yakomeje. Leeds noneho yahagaritswe na Wolverhampton mu ijoro ryakeye. Muri shampiyona y'Abafaransa zose gukorwa muri weekend bazafata umunota wo kwibuka umwarimu uherutse gucibwa umutwe witwa Samuel Paty, ngira ngo ariko n'imyigaragambyo myinshi hariya. Byinshi cyane. Liverpool ibibazo by'imvune bikomeje kwiyongera. Ubudage buhora n'ubiri bwasabye kwakira igikombe cy'isi mu bagore muri 2027. Hanyuma rero birumvikana turaza no kujya mu yandi makuru yose atandukanye ari kuvuga ku buryo bwinshi amake muri saa 2 y'urugo rw'imikino. Ni nyuma yo kwakira Martin Nyirijabo wamaze kugera hano muri studio kutugezaho amakuru ku buryo bwinshi amake. Ntimujye kure rero, turasubukura mu kanya gato urugo rw'imikino. Mbere ni amakuru y'ibyabire mu gihugu hirya no hino yose ndaranyumvise. Utunze radio ntumva amakuru yo kuri Radio Rwanda, ntumva ibiganiro byo kuri Radio Rwanda, kuzumvira radio bikumarira. Saa 4 ziruzuye, nkomeze mbifurize ibihe byiza. N'umwatwariza n'incamake y'amakuru muri kumwe na Martin Nyirijabo. Paul Rusesabagina kuri wa kabiri yagarutse mu rukiko rw'ibanze rwa Kicukiro mu iburana ku busabe bw'ubushinjacyaha bushobora kuba bwarasabye ko yongerwa iminsi yo gufungwa by'agateganyo. Ibi ni nyuma y'uko mu bujurire urukiko rwisumbuye rwa Nyarugenge rwashimangiye umwanzuro ko Paul Rusesabagina akomeza gufungwa by'agateganyo iminsi 30 yari yategetswe n'urukiko rw'ibanze rwa Kicukiro, kubera ko rwasanze iki cyemezo cyarubahirije amategeko nk'uko biteganywa n'amategeko yo kuba iburana mu bujurire ryarashimangiye icyemezo cyo Paul Rusesabagina abafunzwe iminsi 30. Bivuze ko ubushinjacyaha buramutse bwanije dosiye mu minsi isigaye uhereye igihe iki cyemezo cyafatiwe n'urukiko rw'ibanze rwa Kicukiro hari tariki 17 z'ukwezi kwa 9, bwari kumuregera urugereko rw'urukiko rukuru rushinzwe kuburanisha ibyaha byambukiranya imipaka n'ibyaha mpuzamahanga rukorera i Nyanza mu gutangira kuburanisha mu mizi. Ikindi nuko ubushinjacyaha bubaye butarangije dosiye ye bwasaba ko afungwa indi minsi 30 yiyongera, ukabisaba mu rukiko rw'ibanze rwa Kicukiro rwatangiye kuburanisha uru rubanza. Ubazi iyi minsi rero kuva tariki 17 z'ukwezi kwa 9 iminsi yararenze, ariko bishobora kuba
byatumye Paul Rusesabagina asubira mu rukiko kuburana kwiyongerwa ry'iminsi yo gufungwa by'agateganyo. Paul Rusesabagina akekwaho ibyaha bigera kuri 13 birimo 7 bifitanye isano n'iterabwoba nko kurema umutwe utemewe cyangwa kuwujyamo, gutera inkunga iterabwoba, gukora iterabwoba ku nyungu za politike, gukora no kugira uruhare mu bikorwa by'iterabwoba, gutanga amabwiriza mu gikorwa cy'iterabwoba no kuba mu mutwe w'iterabwoba. Ibindi 6 bijyanye n'ubufatanyacyaha mu bikorwa birimo ubwicanyi ku bushake, kwiba hakoreshejwe intwaro, gutwika abantu, gutwika inyubako n'ibigenewe gutwara abantu n'ibintu, gukubita cyangwa gukomeretsa ku bushake, no gushyira abana mu mirwano cyangwa mu mirimo ijyanye n'inshingano za gisirikare. Mu yandi makuru akomeje kuvugwa nuko kuri itariki ya 20 z'ukwezi kwa 10 mwaka 2020 umuryango uhuza abanyeshuri barokotse jenoside yakorewe abatutsi mu Rwanda ARG uri kwizihiza isabukuru y'imyaka 24 imaze ubayeho. Ubuyobozi bw'uyu muryango bukaba bushimira abawutangije ko bari 12 hari tariki 20 Ukwakira mu myaka 24 ishize, ariko kandi ubuyobozi bugashima n'abandi bafatanyabikorwa batandukanye kubw'umusanzu ukomeye ufasha abanyamuryango gukomeza kwiyubaka no kubaka imbere heza. Isabukuru y'umwaka irizizwa ku nsanganyamatsiko igira iti urubyiruko ku isonga mu gukunda igihugu. Ubuyobozi bwa ARG buvuga ko kubera icyorezo cya COVID-19 isabukuru yizizwa hifashishijwe ikoranabuhanga, ikazizizwa mu gihe cy'iminsi 12 no kuva kuri tariki 20 kugeza tariki 31 z'uku kwezi. Ibi rero bikazajyana no gusoza ukwezi ko gukunda igihugu n'ukwezi ko kwakira nk'uko bisanzwe bizwi. Mu bikorwa biteganyijwe ni ibiganiro bizanyura ku maradiyo na televiziyo no ku mbuga nkoranyambaga, hibandwa cyane ku ngingo zijyanye no kumva igihugu icyo ari cyo, gukunda igihugu, kumenya guhangana n'ushaka gusenya igihugu, kumenya gutandukanya inyungu bwite n'inyungu rusange, gushishikariza urubyiruko guhangana n'ingaruka za jenoside, kurwanya ingengabitekerezo ya jenoside mu bato no kumenya guhangana n'ihungabana. Hanze y'u Rwanda muri Cote d'Ivoire haravuga urupfu rw'umuntu umwe n'abandi bakomeretse ku munsi w'ejo kwa mbere bw'inzego z'umutekano zarasaga mu bigaragambya zishaka kubatatanya. Ni imyigaragambyo ikomeje yamagana Perezida Alassane Ouattara kuba agiye kongera kwiyamamariza mu matora y'umukuru w'igihugu. Abatavuga rumwe na leta bakaba basaba kandi ko inzego zishinzwe gutegura amatora n'izishinzwe kuyemeza kwemeza ibyavuye mu matora zavanwaho, aho zishinzwe kubogamira ku buyobozi buriho. Izo nzego ni komisiyo y'amatora n'urukiko rushinzwe iremezo ry'itegeko nshinga. Naho mu gihugu cy'Uburusiya leta igiye gutanga urukingo rwa coronavirus mu baturage mu mezi ari imbere bahereye ku batuye Moscow mu murwa mukuru w'Uburusiya. Umuyobozi w'umujyi wa Moscow Sergei Sobyanin yatangaje ko igikorwa cyo gutanga urukingo rwa coronavirus kizaba hagati y'ukwezi kwa 12 k'uyu mwaka n'ukwezi kwa mbere k'umwaka 2021, kandi ko azaba ari intsinzi idasubira inyuma y'Uburusiya kuri iki cyorezo cya COVID-19. Urukingo ruzatanga ni urukingo rwakozwe n'ibigo bizobereye mu by'ubuganga n'ubuvuzi byo mu Burusiya, urukingo rwiswe Sputnik 5. Reka ndumini ahangaha nari Martin Nyirijabo, twongere mu kanya isaa 5. Kuri buri wese urubyiruko rukanyurwa n'abasaza bakanyurwa. Radiyo nziza, radiyo Rwanda, radiyo yacu, radiyo yawe, hafi yawe. Beats on the beats. Gonna go umwanya, does I look like designer? Icyunguza by'arama, but I don't care. Inshuti zanjye urazanga, zingena mu bandi bana, nkakuburira umwanya, but I don't care. Why would you act like that? If it's the money, I'ma bring it back. Why would you act like that? Like I have to come down, make my own. Money on, money on. But I put it in the money on, money on. But I put it in the I thought I gave you good loving.
Put on the same clothing. Abuse me like I know nothing. I don't wanna come back to that kind of thinking. See me put a cool yacht, copy faranga. Yes, reka tugaruke rero dusukura n'ubwo rw'imikino mukurikiye kuri radio umunani zose za RBA bivuze ko uri nko mu burasirazuba kuri FC Nyagatare uradukurikirana cyane waba uri mu majyaruguru kuri FC Musanze twumva neza mu burengerazuba ho mwashyizwe igorora FC Rusizi na Rubavu mu majyepfo tuba tumeze neza cyane kuri FC Huye ubundi no kuri Magic FM radio rubyiruko tumvikana neza cyane 5/5 ubundi birumvikana no kuri radio Inteko na radio Rwanda nyirizina abavandimwe mu makurikirana mu rubuga rw'imikino mukabari nako mujyana muduha ibitekerezo hano hari umama dukunda cyane w'imahanga dukurikirana mama Roserine ati nkuramutse cyane rigoga nanjye ndamuramukije umubyeyi yego hanyuma undi ati murakoze n'abantu mwe kuzirikana abasekirite atabasekirite bose ba Agespro ati turabashimiye ati dushimiye n'umuyobozi wacu ko aduhemba neza yo natwe turamushimiye uko aramusanga hamaze igihe hashize igihe badaheruka ka Sipiriyani bose bamumeze gutyo Imana ibongera ibakubire ariko namwe abadashyira mu nshingano ibyo mukwiriye gukora ku makofi yanyu gusa Imana namwe izabibabaza ni ukuri uko mvurgerega umubyeyi n'inkundi nk'uko nyine wowe bosi ubyuka ujya guhiga kugira ngo abana na mama bamere neza cyangwa abana na papa bamere neza niko na wa wundi abazindutse bazababwira ati mushyireho amazi mucane imbabura mushyireho amazi ndaje nzane agafu muvuga ubugari iyo mubeshye rero icyumweru isafuriya ikomeza kuba imanitse icyumweru cyose abana baravugote cyane ikibazo biba ari ukwikunda gukomeye cyane pe hanyuma breaking news hari rigura nuko yatari cy'amavuta agomba gucakiranaho na Cap Vert ahubwo banayegeje imbere wayibonye 11 bive kuri 13 zari riri ku itariki 13 ubwo 11 byiza ku Mavubi kuko Amavubi urumva azakora urugendo ubundi ari kuzagenda agakina 13 umukino wo kwishyurwa kimwe ku itariki 17 harimo iminsi ine uzi ko hari urebye nabi Cap Vert gutanga i Kigali ni byatubayeho bimaze kumbaho bitazongera niye heheretse kudutanga hano ra vuba nizere ko bitazongera rwose ko umwaka ushize byatubayeho hari n'igihe byageze kudutanga hano hari ikipe kwisanga iwayo mugakina cyagutanga iwanyu nyine ni Guinea Conakry ndabyibutse icyo gihe ibigutsinze mu mutwe birangiye kandi bigera no mu kibuga n'ubundi kagutsinda urugendo rwa Cap Vert mugani urumva ko nibura hiyongereyeho iminsi 6 yari ine hiyongereyeho iminsi 2 bibaye iminsi 6 kugira ngo hazakine umukino wo kwishyura uzakinirwa i Kigali kuko ubwo naho hatagize igenduka umukino wo kwishyura uzakinwa ku itariki 17 ya Kigali uyu mukino ubanza wo ku ya 11 z'ukwa 11 n'ejo bundi iminsi yagiye uzabera kuri Estadio Nacional Lucha Cabo Verde muri Cabo Verde nyine isa 10 za GMT uvuga isa 12 ku isaha
i Kigali mu Rwanda bakongeraho amasaha 2 n'indi bakongeraho amasaha 2. Amavubi ku munsi w'ejo umutoza yanayahaye ikiruhuko bagiye kujya basubiye mu rwose mu miryango yabo bazagaruka ku itariki ya 25 nibwo bagomba kugaruka mu mwiherero wa tariki ya 25 aho bagomba guhita banagarukana n'abakinnyi b'ikipe ya APR kuko urabizi ko batari bitabira umwiherero wa mbere watangiye ekipe ya APR de Jiri mu mwiherero wayo ubwo rero ejo baratashye tariki 25 baragaruka ahubwo ikintu nibaza abakinnyi par exemple batari aba APR batari aba AS Kigali zo zamaze ziri mu mwiherero deja barahita basubira mu rugo bamara iyo minsi turi tariki 20 yakumweru rwose bameze neza shanize ariko babiko nizere ko ku munsi w'ejo mashami Vincent ngo yaganiriye n'abakinnyi ababwira ko bagomba kugenda bakitaho bimere nk'uko yabasanze nyuma y'amezi 7 nizere ko baza kubyubahiriza hari benshi bataniseho rwose byahise binagaragara kumvuga nkoranyambaga ntabwo nta babashyiriho byose bigaragara ntibiteborere icyumweru kimwe n'ikibananira cyane kuri icyumweru ntikize kubananira burya iyo ikintu ari umwuga wawe ugomba kubyitaho cyane ubu ngubu nka Pati ushobora gusanga atanga ibintu bikonje kubera gutinya ko ijwi rigorama nkunze no kugira inama abasore aha ngaha nk'ubu ngubu ntuzi abana bafite zirige kirazira ko iminsi 2 imbere yaho bafata ibintu bikonje kubera ko ikubita hano muri ziribwe igihugu cyose kikumva kuri kukibeshya kuko umwuga wawe ni ukuvuga nawe rero umwuga wawe nimba ari gukoresha umubiri wose buriya abafutubarere nyine bo aho bikomerera nuko umubiri wose ukora cyane kuko no kuvuga haravuga ntiwajya mu kibuga utavuga ugomba kubwira mugenzi wawe ati ndahari ingamba rero zigomba kuba ari nyinshi cyane kurusha wenda izi ukora kandi kazi bene makuru wenda agezweho nuko ibyo twavugaga mu magajo byamenyekanye n'ibizi Suleiman bese banatubwira rwose amakuru ava mu ndani uko yagize umutoza mukuru yongejwe na Ibyimana Umukiza Crispin hanyuma ibiza fitinga mu makipe muri deuxième division cyane pe ndamuzi kenshi cyane mu makipe muri deuxième division hanyuma umutoza wa kabiri Jabir wavuye muri Bugesera nahoze ari umutoza w'abazamu Magaju naho umutoza w'abazamu yagizwe Bantu Adrien ngabarira abatoza bashya b'ikipe yo mu Bufundu ifite gahunda yo kuzamuka mu cyiciro cya mbere mbere ko tuza rero dusukora n'ingingo nyamukuru twateguye abahinzi mwari muzi ko konti ya Mobigro muri KCB Bank idakata ku kwezi ongera amafaranga wifungurira konti kuri telefone yawe umunsi kandi akanyenyeri 522 urwego ukurikiza amabwiriza maze ufungure konti yawe ya Mobigro ukeneye ibindi bisobanuro hamagara 0788140000 cyangwa 5222 cyangwa bariza ku ishami rya KCB rikwegereye turi kumwe na Bbox ikuri hafi muri ibi bihe turwanya icyorezo cya COVID-19 shyura guhera ku byumweru 2 turagucanira iminsi y'inyongera y'ubuntu ishobora kugera ku cyumweru ku bindi bisobanuro wahamagara 1044 cyangwa ukagana ishami ryacu rikwegereye mu karere utuyemo cyangwa agent wa Bbox ikindi kandi Bbox iributsa ko gufungura bateri kuyangiza cyangwa gukoresha uburiganya ugacana mu buryo butemewe bihanirwa n'amategeko wabibona yakwihutira kwitabaza ubuyobozi bukwegereye cyangwa ugahamagara kuri 1044 abantu bari kutwumva bameze neza cyane bavimvira muri Ritco Limited namaze kumenya amakuru yuko urubuga rw'imikino rigeze muri Ritco batereka kuri Radio Rwanda turabasuhuje pe mugire urugendo rwiza aho mujya hose mwajya mu ntara mu byaro mwamuri kuza muri Kigali mu buryo bwo korohereza abakiriya bayo Ritco yazanye uburyo bwo kugura itike y'urugendo aho buri hose bitabasabye kujya muri gare ukaba kwishyura itike yawe kuri Momo cyangwa Mobile Money hadakoreshejwe amafaranga mu ntoki ukaba wajya aho utegera imodoka gusa uko isaha wakatishije igeze ubwo nababwiye iki rwose Ritco rikomeze ibavimvirane muri yaba modoka meza cyane afite comfort nk'iburayi wa mugani wa yamvugo amamodoka ushobora kugenda ucaginga telefone yawe ufitemo wifi igiciro ni cyiza cyane mu yandi magambo nta yindi modoka kugenda nayo muri iki gihugu uretse abavandimwe ba Ritco Limited hanyuma reka tubanze dusukurire muri Rayon Sport
Yes, abakunzi ba rero mwegere hino tubaganirize ejo bundi tariki ya 24 nibwo ya komite nzibacyuho izabishoje ikivi cyayo ukwezi ntigutinda kurashize bakoze byinshi ariko n'abakunzi ba rero baribaza bati harakurikira ikintu mu buzima bwa Rayon Sport kuko urabizi ko nyuma yaho RGB yinjiye mu kibazo cyari muri equipe ya Rayon Sport kuva mu kwezi kwa gatatu k'uyu mwaka bafashe umwanzuro ko hajyaho komite y'inzibacyuho kugira ngo bashyire ku murongo ibya Rayon Sport byo bagombaga gushyira ku murongo RGB yabasabye harimo kunonosora amategeko agenga uyu muryango harimo gushyiraho komite nshya kugira ngo bazatangire umwaka bafite ubuyobozi bushya hanyuma kandi equipe ya Rayon Sport bari mu rwego kugira ngo bashyire ku murongo hanaveho ibibazo byose byari bimaze iminsi bahawe igihe kigera ku minsi 30 ihwanye n'ukwezi ibose turi tariki ya 20 harabura iminsi ine gusa kugira ngo komite y'inzibacyuho ya equipe ya Rayon Sport isubize RGB ibyayo ariko byo bazayisubiza harimo komite nshya y'ikipe ya Rayon Sport ikindi bamaze kubona ibiro noneho ko ni muri bimwe babwirwaga kuva muri 68 Rayon Sport muri RGB nta adresse igira ni Rayon y'Inyanza ni Rayon Kimihurura ni Rayon hehe na hehe ni Rayon mu mujyi kwa Fred ni Rayon itari ifite ibarizwa mu by'ukuri Rayon Sport yagiraga ibiro bitewe na president uriho ariko kira kabaye muri icyo kintu cya mbere cyamaze kuboneka biro y'equipe ya Rayon Sport ubu irahari komite y'inzibacyuho mu minsi isigaye dusigaje kuza kumenya harabaye inteko rusange idasanzwe kugira ngo batorwe ubuyobozi bushya biraza guca mu zihe nzira kugira ngo mu minsi ine basigaje tuze kumenya komite iza guhabwa inshingano zo kuyobora umuryango wa Rayon Sport equipe ya Rayon Sport tubone yongeye kuba ubukombe mu guhatanira ibikombe mu Rwanda no hanze y'u Rwanda Murenzi Abdara wari uyoboye komite y'inzibacyuho wivuga imyato n'abariyo aratubwira ko ibiganiro bigeze kure na RGB kugira ngo ubahe umurongo icyo kibazo byinshi bimaze gushyirwa mu bikorwa siriti birebana na administration n'igisigaye ni birebana n'abafatanyabikorwa by'umwihariko abafatanyabikorwa bacu ubona hakirimo guseta ibirenge ikindi kiri ikibazo ni n'abakinnyi bamwe na bamwe tugomba gusinyisha bataragera ahangaha ariko tugatekereza yuko tuzajya gusoza ku itariki 24 byagezweho ibera n'amategeko nabyo bigeze ku birimo biraganirwaho natwe by'amategeko ku buryo bizasoza nabo muri iki cyumweru njyango ku bufatanye na RGB turimo kureba ese inteko itora yabigizwe n'abande yazaba ryari ikanaka kandi ntibavuga abakandida kubera ko bazaba bari mu matora nyine aho abanyamuryango bazashima muri iyo nteko itora nibo imwe nayo wayimara